Imana Faustin. Papa Harerimana Faustin. yego Ubu rero amakuru ariho mperutse kubona bivugwa ko uyu mupapa ngo yaba yaraburiwe irengero. yego Umupapa ngo yaburiwe irengero. yaratorotse Ntabwo bizwi. yego Gusa wenda mbere yuko twinjira muri iki kintu cyitwa ngo ni ubupapa bwari bwadutse mu Rwanda yego mu kinyejana cya 20 na kangahe. Bundi ubupapa murabizi yuko ni ubuyobozi bukuru bwa Kiliziya Katolika. Ntabwo haraboneka umupapa muri Afurika. Abapapa kenshi bakunze kuvuka muri za Polonye yo mu Butaliyani n'ahandi muri ibyo bihugu by'i Buraya. Ubu nibwo ngira ngo ku mugabane Amerika havuye umupapa. Ariko twagiye twumva mu Rwanda ngo bimitse papa kugira ngo abantu bose barakangarana. yego Ikindi kintu cyari giherutse mu myaka yashize twigeze kumva i Musanze ngo bimitse umwami w'abakono. Ntabwo nshaka kuza kuvuga ku mwami w'abakono. Abantu twese twaravuze ati se wa mungani buri muryango uraza wimikira umwami ko tugira amatora tugatora umukuru w'igihugu akayobora imiryango yose. Abega Abagesera Abazigaba bakina twese akatuyobora mu bumwe bw'Abanyarwanda. Buri shyanga ryose ryiyimikire se umwami. Icyo si cyo turavuga, ahubwo turaza kugaruka kuri uyu mupapa wa hano, ngira ngo ni hano munerga ni no muri Kigali, nta nubwo ari kure. Ntabwo ni muri Kigali. Uyu mupapa rero amakuru ubu ngubu ariho nuko yaje kuburirwa irengero. Umwe mu banyamakuru witwa Samu Mutungirehe ufite channel yitwa Amarembo TV yakoze urugendo ajya kwa papa. yego Rwose pe agezeyo aganira n'abaturage baho bavuga yuko hashize igihe batamubona kuva habaho ibyo bikorwa byo kwimikwa yego ko ngo haba haraciyeho iminsi mikeya agaragara. Ariko ubu ngubu ko batamubona. Yaganiriye n'abasekirite kuko ni umuntu urumva ufite shato nziza muri ako gace. Niwe muntu ufite inzu nziza pe. Binavugwa ko rwose ngo ari umuntu wishoboye w'umukire ufite amafaranga, kuko buriya ngo umuntu ushobora kuba ngo yarujuje ngo nka miliyari wenda nk'ebyiri nyuma imbere y'intambara yari afite amafaranga, my friend. Hari abantu bafite amafaranga, ureke twebwe tuba turarira mu myotsi, tuba turimo kudenge. Hari n'ibikorwa bagenda bakora nyine burya ari nk'umurengwe. Iwacu hari umugabo kera mbere y'intambara njya byumva n'abakuru, hari umugabo w'umukire ufite amafaranga menshi. Noneho mu gihe cyo kwiyamamaza ko ababurugumesitiri nawe ariyamamaza aravuga ati nanjye ndashaka kuba burugumesitiri. Abantu rero baramubaza ati se musaza ko ufite amafaranga menshi, ufite imodoka, ikintu ushaka ni iki koko cyo kuba burugumesitiri ukajya uhembwa ibihumbi 50 ukiga wirukankana n'abaturage ngo ntibasora n'imiganda n'ibintu bya emerenide n'ibiki? Ukuntu yababwiye yagize gutya arababwira ati buriya tuzi ikintu, ati amafaranga ndayafite ibintu byose, ariko mbura ka gasaruti abapolisi bajya baterera burugumesitiri mu gitondo. Ngo nawe yumva ashaka kugira ngo agende nagera kuri komine ave mu modoka ya komine, noneho polisi kominara agire gutya amuterera iki ako gasaruti. Uyu rero papa witwa Harerimana Faustin aka gasaruti ubundi ni umuntu wari nubashywe. yego Afite amafaranga, afite buri kimwe cyose, ni n'umuntu mukuru. Niho wenda abana mubonye kuri tamuneri nuko tudakunda gukoresha amafoto y'abantu mu biganiro. Ni umuntu mukuru. Icyo asigaje mu isi nyine aba ari icyo cyubahiro cyo kugushajisha. Noneho uyu Mutungirehe yarakomeje yinjira mu rugo, abasekirite baramubwira ngo yagiye gusenga kuko yagiye yari ku cyumweru. Ariko nyamara abantu baho bari bamwongoreye ati ntawe ugihari. Ababaza uko yabuze. Aravuga ati haje imodoka hano mu rugo iwe, ati nyinshi. Aya makuru yayahawe n'abayobozi b'inzego z'ibanze ko haje imodoka harimo izo ku murenge no ku karere n'izindi nzego ziba zigiye zikomakomeye hano muri iki gihugu. Noneho ngo binjiriwe, baramuhamagara ngo umugore abaho ngaho mu rugo bababwira ko ngo arimo gusenga. Bahageze mu gitondo nko mu ma 2:00 saa moya gutyo,
baramubwira ati arimo gusenga, noneho baramutegereza ngo nko mu masaa yine nibwo yararangije amasengesho, noneho babasha kwicara muri salo baraganira. Noneho rero bamubaza iby'umuhango wo kwimika papa wabereye iwe, ababwira rero ko ngo afite umuryango ahagarariye, noneho ngo bamaze imyaka 20 ari we uhagarariye uwo muryango witwa ngo niba ari umuryango w'abemera, niba ari abizeramo hagati aho ngaho, ni imwe mu miryango iba muri Kiliziya Gatolika. Kubera rero ngo ko yabaye umuyobozi mwiza akanitwara neza, muri iyo anniversaire y'imyaka 20 yabereye iwe y'uwo muryango 21, ngo bari bateguye impano zitandukanye bagomba kumuha, ndetse nk'umuntu ngo yabayoboye neza, ntabwo ngo batinye kumwita papa. Avuga ko imvugo ariyo yagiye igenda ihindurwa, ariko ubundi atitwa papa, ubundi ngo yitwa papa, ni papa w'abatoranijwe. Kandi izina papa urumva nyine ni papa, na papa hazamo ayo masaku y'ubutinde no kwihuta. Ubwo rero ngo baraganiriye, noneho baramubwira bati rero zana ibintu byose wahawe uwo munsi. Ibintu byose harimo inkoni, harimo ibintu by'ibitambaro n'ingofero, byose ngo arabizana, babishyira mu modoka ye nziza. Uyu mupapa ngo afite imodoka nziza y'igikoko cyane. Bahise baramubwira bati rero atsi imodoka tugende, hari aho tugomba kugira gute kujyana tukagira ibyo tuganira. Asohoka gutyo rero ngo yatse imodoka, noneho inzego zimwe zigenda imbere, izindi zigenda inyuma. Nabo bari bahari nk'indorerezi, bamwe ubwo barataha. Bageze mu nzira ugera ku murenge wa Gitifu umurenge ataha, jya ku murenge we ubwo uyu Papa Faustin biza kurangira gutyo. Amakuru rero aho yari aherukiye Samuel ajyayo, ntabwo papa, abaturage bavuga ko papa yajyanye n'izo nzego, ntabwo yari yagaruka. Ariko ibi byo ni byiza, bujya yugiye ukagenda meya imbere yawe, umuyobozi wa polisi imbere yawe, ribu, burya uri umunyarwanda, ntabwo ubushimuswe, bujya aho uri ufite ibyo uri kubazwa bigufitiye akamaro, ndetse n'igihugu iki bifitiye inyungu abaturage benshi. Ngayo rero aya papa mushya twari twungutse hano mu gihugu cy'u Rwanda. none se ubundi iyi ntandaro yo kuba baratekereje kwimika papa nkawe nka pasiteri ufite inararibonye, ubundi ibi bintu byaba byaraturutse? Kwimika papa nge mbibona mu bintu bibiri. Yego. Icyambere ni ibibazo abantu bafite. Ni ibibazo. Icya kabiri ni nk'umuti cyangwa se gushaka igisubizo. Yego, kwivura cyangwa se icyubahiro, reka nkoresha ubwo buryo. Yego. Iki kibibazo buriya ushobora kuba mu bantu ukabafasha, abantu bakazagira ubwo bakubonamo nk'umubyeyi n'umuntu imigisha y'Imana inyura muri weho kugira ngo ubafashe. Yego. Burya iyo ukoze ibikorwa byiza uri umugabo, abana bose n'abo utabyaye bakwita dadi. Yego. Iyo uri umumama bakwita mami. Uyu mugabo rero ashobora kuba yarigaruriye imitima y'abayoboke ba Kiliziya Gatolika benshi, yifashishije ubutunzi afite. Akaba ari umuntu ugira impuhwe kandi utanga. Bikazatuma rero aza gukundwa n'abantu benshi, batamukundiye ubundi ko yaba papa, ahubwo bakamukundira ko akemura ibibazo bafite. Bagiwe bakarya, bakanywa, bakabona imyambaro, wenda akaba n'uwo yafasha kwigisha umwana akajya mu ishuri, hakaba hari uwarwara akamuvuza. Ubu bukire bwe rero asangira n'abayoboke b'amatsinda agiye abamo, nibwo butuma ntekereza ko bwatumye abantu bagenda bamuzamura. Nyine abanyagasani, erega icyo tutaba cyo ni Imana, ariko abantu b'abanyagasani
nituvuga nyagasana bize ikinyarwanda bikomoka ku izina mugasani, bazi mugasana hariho ni mu bushobozi. Niba umuntu ashobora kukwishyurira inzu se, umuntu akakugaburira, ni ukubera iki uwo muntu ataba nyagasani? Umuntu akaba nyagasani. Bikazakomeza gutyo rero uko imyaka igenda iba myinshi, nawe agenda anasaza, akabona yuko nawe yironkeye icyubahiro ubundi atashobora no guhabwa n'undi uwo ari we wese. Ashobora kubona n'abana be batamwubaha, n'inshuti zitamwubaha, wenda n'igihugu kitanamuzamura. Muzi ko hari urwego ugeraho mu mafaranga n'igihugu erega kikaguporomotinga. Ashobora kuba amafaranga afite atamuha ububasha bwo kumenyekana ngo ace ku mateleviziyo nk'uko tubona ibindi byamamare. Ibyo bikaza kurangira rero asesereye aho mu idini, ahantu hameze nk'ahatagoye, hakabaho uyu muhango wo kuba bamwimika, ariko mu by'ukuri atari uko bazajya gusimbura Papa Vatikani, nawe akaba ari ukugira ngo yigirire abo bantu bamugwa imbere bakamwubarara imbere, akitwa papa wo mu gace. N'ikintu bita ukwemera, ukwemera ni ikintu gikomeye cyane, kuko buriya nta kintu umuntu atakora kugira ngo, hashobora no kuba harimo n'ababihanuye bakavuga tugiye kuba papa, wewe umeze nka papa. Ujya niko Herode abantu bamushyirishijemo, kuko baravuga ngo ntabwo ari umuntu uri kuvuga ngo noneho ni Imana, ngo abaye Imana noneho ngo yiyogeza mu mutima aravuga. Inkuba ngo yamukubise, imbaraga zamukubise Herode ntabwo yamenye aho zavuye. Muri iki gihugu rero cyacu, kugira ngo uzagire gutyo ureme nk'itsinda, uvuge ngo ugiye kuba ngo nk'umutware, abantu tuba duhora turegeye kubera ikintu cyitwa amacakubiri. Yego. Buriya ikintu cyitwa, umuntu wazanye amacakubiri mu Rwanda ni umugome, ni umuhemu, buriya yishe amahirwe y'abantu benshi. Kubera iki? Hari utuntu abantu bakora, bashobora gukora twitsinda ariko bagambiriye icyiza, ariko kubera amakenga ubundi duhorana, sibyo? Kubera amakenga duhorana tukavuga tuti none nabyo byazaba nka kwa kundi, bikarangira bitugejeje ahantu habi. Ubwo nyine ibintu byose bishatse kwirema itende, bahita bajugunyamo ikinyabutabire gituma bita byongera bigatana, ku buryo ibyo bintu bitashoboka cyane. Bitashoboka. Nayo niyo ya papa. Nayo niyo ya papa rero, aya papa wo mu Rwanda abaye papa. Ariko ni umugabo ukomeye. Yego. Umugabo ukomeye mutagira ngo keza, ariko ni nako bibeze. Mwese ntago uwitwa Kazoza. Yego. Uriya wari watoreye ku muyobozi w'abakono. Siko ari umuntu uzi ko yari umuntu ukomeye cyane. Uriya niwe wakoraga amasoko yo muri Burera, amasoko yo mu karere ka Musanze. Niwe wubatse na kariya karere ka Musanze. Yari rwiyemezamirimo ukize, ufite amafaranga menshi. Ntago biriya bintu urumva, ntago bipfa kuza, ntago byapfa kuza. Abantu nta kintu barakuryaho, nta nicyo bakubonaho. Nta muntu wakwemera kuza ngo erega ngo witwe se ngo avuge ngo ni papa, ngo agutere indabo. Uko urabona uriya mutipe kiriya kintu, urebye ukuntu utuvido twagiye dusendinga, bigaragara ko kiriya ni igikorwa cyari cyateguwe, yari ameze neza, ari mu ntebe y'icyubahiro, bamutera ibintu, bamwambika ingofero. Biriya bintu se kiriya cyubahiro se wakiguri, wagikura yese, watanga se miliyoni ukakibona? Urumva rero, yenda abona uriya musaza biriya bintu ntiyahita bivamo. Abaye iki? Ntiyahita bivamo akavuga ati ibi bintu twari twabikoze. Yabivamo ariko byo ntibyamuvamo. Byakanga bikamukurikirana. Oya, yabivamo kandi n'ubundi ubundi urumva, buriya ibintu byose wajya gukora bitemewe muri politike y'igihugu, uko byagenda kose ntibiba bizakunda, kuko politike y'igihugu aba ari wo musingi, abantu bose bagomba gushyiraho ibitekerezo byabo. Ntabwo rero ushobora kuzana igitekerezo cyawe iyo kinyuranije na politike y'igihugu uhita ugishyira ku musenyi. Ntabwo mu minsi nk'ingaho umuvuba waje ukagitembana. Ariko rero ntabwo babisobanuye ko we bitamurimo. We azabivamo, numuhamagara n'iryo zina kubwira ati ndakwiyamye, ariko we bizaba bimurimo avuga ati ndakunde. Kuko biriya bintu se ko ari uko buriya byabereye mu Rwanda, iyo bibera nko mu kindi gihugu
ahantu bari bujyane n'inka bakajya no kureba n'abanyamakuru bagahurura bakamukoresha na interview ukuntu yabaye papa hanyuma yo kuba papa urimo kwiyumva ute nuko akisobanura ibintu bikagenda biba hatari. reka dushimire abantu baba badukurikiye. Yes. aya ni amakuru meza tuba turimo kugenda tubaha kandi nanone kugira ngo amakuru akugereho buriya natwe tuba twabigizemo uruhare kandi buriya ngo icyambere ni amakuru. Sawa rero turabashimiye, pasiteri turagushimiye. Ningewe kubashimira. Ciao nawe utaha.